ukuri guhari nuko Imana ihinduriye ubutegetsi igihugu cy'abarundi. Imana ihinduye ubutegetsi mu Burundi. Imana irimuye kandi irimitse mu Burundi. Ibyo rwose turemanga kukuri. Rero niyo mpamvu ku kwezi k'umunani, ukwezi kw'icyenda, ukwezi kw'icumi na kumwe harimo n'ibimenyetso yenda muzagenda mubona bigaragaza ko ubutumwa Imana yaduhaye butari ubutumwa bw'umuceri cyangwa amafi cyangwa politike, ahubwo ari diferanse na politike, bukaba ari ubutumwa buvuye ku Mana n'ibimenyetso byabwo. Narababwiye ngo uyu mwaka harimo urupfu, uyu mwaka harimo ibitero, uyu mwaka harimo muri aya mezi. Nabwo se aya mezi impamvu Imana ibitabikoze aka kanya ni iyihe? Aya mezi uko ari atatu turi gusenga cyangwa se duciye bugufi cyangwa se turi gusaba Imana, nuko marayika abona ari gusura perezida, kuko marayika niwe wimika ni nawe wimura. Marayika bari gusura perezida bakayaga bakaganira. Imana ifite uburyo bwinshi igenderera umuntu wayo kugira ngo hataba isanganye cyangwa hataba ikibazo. Ariko mu by'ukuri amaboko ya Ndayishimiye Evariste General Major Sebarundi ntabwo ari amaboko ari bukomeze kurongora cyangwa kuyobora nk'uko wabyumvise no mu nkuru yatambutse. Imana yavuze ngo ntacyo kumurokora gihari, ahubwo ubwami bwe burarangiye, Imana ibushyizeho iherezo. Ingoma ye irarangiye, Imana iyishyizeho iherezo. Uku kwezi rero ngira ngo kwa gatandatu abantu benshi mufite amakuru, abandi mwarabyumvise. Twe turi gusenga, uretse ko icyo ngicyo nubwo turi kubisengera tubwira Imana ngo yiyubahishe ntihakabe ingwano, ariko ntabwo twirengagije ukuri n'ijambo ry'Imana. Imana yaduhayemo ubutumwa bwiza bwo kumenyekanisha cyangwa se kumenyesha umugambi w'Imana Imana ifite mu Burundi. Ndaguhaye yambo aho bwije aho bukeye, kandi ndagushuhuje ubu udahwema kubana natwe no kugendana natwe amanywa na nijoro. Umukama guhezagire kandi nibigushobokera korera iki kandi subscribe, utangirane natwe iteraniro urirangize mu izina rya Yesu Kristo, ni kumenya ukuri kw'Imana n'ibizaba. Haleluya, haleluya. Marayika uhereye mu kwa munani, marayika azatangira kubaka igihugu cy'u Burundi. Niyo mpamvu buno CNDD-FDD igomba kwitegura mu bihe byo kugira ngo Ndayishimiye asubize igihugu. Ntabwo marayika azatangira gukora ari uko Ndayishimiye ashubije igihugu, ahubwo muri registre nini mu gitabo kinini ubu tuvugana hariho gusurwa kwa gatandatu, kwa gatanu kwashize, ndetse n'uku kwa karindwi. Ariko mu kwa munani ibikorwa by'Imana bizatangura kuranguruka mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo rero ibi bikorwa marayika arabatangiye kurangurura mu gihugu cy'u Burundi ni ibikorwa biganisha kwakira perezida mushya. Ni ibikorwa bigaragaza ko abarundi bagiye kuba bakinjizwa mu buzima bwiza cyangwa se bw'umugisha kuruta uwo barimo, cyane ko buno yenda hari ingorane nyinshi, isanganya nyinshi, cyane ko marayika avugana nanjye yambwiye ngo n'imipaka n'imbibi harabaho ko bihita bifungurwa mu buryo bumwe n'ubundi, kandi ibyo byo bishobora no gufungurwa na Evariste Ndayishimiye yakiyoboye. Ariko si Ndayishimiye uzaba ubifunguye, kuko Ndayishimiye we n'ubundi arakiza, aratunze, aranafite. Sahizi nubwo we yararavuyeho agize umugisha wo kuvaho Imana, nta bibazo bindi agiranye n'Imana. Ngira ngo Ndayishimiye kuvaho kwe ntabwo azaburara, ntazambara ubusa, n'abana be baziga aho ashaka mu gihugu yifuza, kuko ubutunzi arabufite. Imana yarabumuhaye. Imana yamuhaye umutwe wabwo, imuha amaboko yabwo, imuha n'amaguru ya, mbese mu gihugu yikoreramo uko abyumva, kandi ntabwo yigeze arazwa ishinga n'abo banyarucari. Ngira ngo nk'uko nawe ubibona cyangwa se unabyumva, Evariste General Major Ndayishimiye yarizirikana, yarangiza kwizirikana nawe akakuzirikana. Mu by'ukuri rero marayika arambwira ngo uku kwezi araba atangiye kubaka ibimenyetso byo kwakira perezida mushya ugiye gusimbura Evariste Ndayishimiye. Abantu bafite ubwoba, abantu bari kwibaza ninde uzamukuraho, ninde wamukuraho, azavaho ryari, bizagenda gute? Biteye ubwoba, hazaba ingwano, hazaba amasasu. Hano nkubwiye amezi muziyirirezamo ubusa, kandi natwe nicyo turi kurwana nacyo mu masengesho turimo. Imana yimike nta maraso asesetse, yimure nta maraso asesetse. Iryo jambo mpora ndivuga kandi ndisubiramo inshuro irenze imwe, koko nta nyungu y'amaraso, nta nyungu y'abarimbuka. Turaba Kristo, ntabwo twakishimira
ibyago biri ku wundi muntu, oya, ahubwo tunejejwe n'Imana mu mutima ko twabona ibyiza. Bibiliya iravuga ngo unezeranwe n'abanezerewe ariko ubabarane n'abababaye. Amen. Mu buryo bumwe n'ubundi rero Mareka arambwira ngo ibintu byose biriho igufuri, imiryango myinshi irafunze, ariko dore ijambo Imana yampaye, barundikazi, abatrangeri, abadiaspora b'abarundi ndetse inshuti z'abarundi n'abanyarwanda, nabasabye aya mezi mureke tuyiririzemo ubusa, murareretse, Imana igiye kubakorera igitangaza. Ijambo Imana yampaye ku bantu bafite iri sezerano ryo gutabarwa ku Burundi, abantu barihawe, Imana yambwiye ngo ninjye ukinga ntihagire ukingura, kandi ninjye ukingura ntihagire ukinga. Niyo mpamvu rero abantu bavuga ngo ese ubwo bizashoboka nta ngwano ibaye? Yego, nkusubiriyemo, yego bizashoboka nta ngwano ibaye. Iyi ngwano yo irakomanga, iratutumba, abantu bose barimo barayireba bafite n'ubwoba, koko buno bikanga M23 ko yakorana na Red Tabara bagahirika ubutegetsi bwa nyene cyubahiro Sebarundi Evariste Ndayishimiye i Burundi. Ntabwo rero Imana ntabwo ari ngombwa ngo isese amaraso, ahubwo Imana yo ibyo yavuze no kubikora izabikora, wanka wemera, no kubikora izabikora, biduga bimanuka, bikoroka bizamuka. Rero buno imipaka irafunze yose, n'iriya muzi ko ifunguye iriya mipaka irafunze. Imana niba afungurira imipaka muzabona igitoro muburaho mugishyira. Uhoraho nabafungurira imipaka muzabona indya zikoroka. Uhoraho nabafungurira imipaka muzabona amafaranga amahera mvamakungu. Uhoraho nabafungurira imipaka muzabona minisiteri naka zitangiye kujya mu murongo, kandi ni nayo mezi tugiye kubabwira, ari nacyo kiganiro hano twinjiyemo cy'amezi mugiye gutangirana n'Imana kubona imirimo yayo n'ibitangaza byayo. Uko Imana muzi yagiye kwa Farawo, yagera kwa Farawo ikabwira Farawo ngo rekura Abisiraheli batahe, yagiye yo kuwa mbere bibwira Farawo inyuze muri Musa. Musa agira ngo Musa arabivuga, Farawo agira ngo ni Mose yagaburiye yigishije, ngira ngo nanjye ubu ndabivuga uku, bamwe bagahita bavuga ati kuva, kandi ibi bintu nyine birasize ubwenge. Ubu nanjye ndabivuga uku, umwe akavuga ati iyo ni inkotanyi, iyo na FPR na RDF, ibintu nk'ibyo. Ariko jye nakubwiye ko ntari intumwa y'umuntu cyangwa y'abantu, ni intumwa y'Imana. Nuko Imana igiye kuza mu Burundi igatangirana ibimenyetso muri uku kwezi kwa munani, igatangirana ibimenyetso byo kwimika no kwimura, igatangirana ibimenyetso mugenda mubona, kandi turi buvugemo hano bimwe n'ibindi twagiye tuvuga n'ibindi tuzaguma tuvuga. Ngira ngo niko kazi buno mugiye kubona marayika agiye gutangirana namwe muri uku kwezi k'umunani uhereye itariki ya mbere, no muri aya matora muzabona ibimenyetso. Koko nk'ubu nabonye abo mwari muzi ko bazatsinda, ahubwo batsinzwe koko rasa amatora, nta matora yabaye Imana nigeze yemera. Noza kureba neza ubu Mukombozi afite ubwoba, ariko ubwo bufite n'ubw'ukuri, ntabwo ushobora gutsinda. Watsinda ute? Barabikubwiye mbere, bakubwira ngo nubwo watanze 2 miliyo ariko ukitegura itsinze. Abasenze barabizi ko uzatsindwa cyangwa uzatsinda. Kimwe muri ibyo makuru Imana yarayaduhaye. Buno bari hafi guharura, ariko nje nkubwiye ngo wakiyakira koko. Ntabwo ari igihe cyo gutsinda amatora Imana itemeye, nubwo watsinda uba watsinzwe, kuko ibyo ni ibintu biri bihite byongera bigaseswa. Nta manda bifite, ntabwo bishobora kuzakora. Ni nko kuba bakubwira bati aho hantu bagiye kuhasenya ukahubaka. Ubwo nubwo uhubatse uteganye ko haba iminsi yuko batarahasenya, ariko nibatangira kuhasenya birata agaciro. Ubwo rero na Mukombozi umwanya wiwe yafashe n'igihe kiwe yafashe, nagira ngo nkumenyeshe ko waratsinzwe, ntiwanatowe, ntuzanatorwa. Kandi rwose niba unikunda iyo message uyumva unikunda. Cisha makeya, numvise uvuga ugoreka mu Rwanda abantu bafite amakoperative n'amasosiyete akopa moto, nawe mu Burundi wabijyanayo, ntabwo abo babishaka ko bijyayo. CNDD-FDD Imana yarambwiye ngo yarakinze, hari ibintu byinjira n'ibitinjira, ibintu bakeneye n'ibyo badakeneye, kandi hatera imbere uwo mubaba. Ibyo bindi rero ntibibaraba. Ngira ngo rero ntabwo wakitegura ibindi atari ibyo ngibyo.
amatora yararangiye andi azaba, ariko ubu ntayabaye, nta n'ahari n'umukuru w'igihugu ntayahari. ngira ngo hari igihe wasanga tubivuze nabi ntubyumva, ariko ni uko. Marayika arambwira ngo ibisata byose ni ukubaka bushya, minisiteri zose ni ukubaka bushya, kuko byarasenyutse byarangiritse hejuru y'abantu bikunda bagakunda inyungu zabo ariko bakarwanya inyungu z'Imana, kandi ntibemere inyungu z'Imana. Imana idutabare, Imana idutabare, kandi biteye agahinda. Imana yambwiye ngo ubare muri uko kwa munani ndatangirana n'ibimenyetso ari by'ibi bikurikira byo kuza kwimura Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse no kuza kwimika perezida mushya mu gihugu cy'u Burundi. Minisiteri zose ndongera gukorana nazo, ndetse imipaka ndi buyifungure, bongere babone igitoro, bongere babone amadovize cyangwa se amahera mvamakungu, amafaranga. Ndongera gukenyeza Uburundi mbwambike, ndongera gufungura ingenzi zongere zigaruke, ndetse n'impunzi ngiye kuzicyura nzigarure, koko ngiye kubavubira imvura nk'uko umuririmbyi yavuze ngo mwamutuvubire imvura. ngira ngo rero umwaka utaha ni Uburundi muzabona mu yindi sura no mu yindi shusho, ariko burya ntandura ivugira ubusa ku musozi. mu minsi ishize habaye induru nyinshi cyane, ubwo mwumvaga Gisekedi, Ndayishimiye, South Africa, u Rwanda bihanahana amagambo. Twe twafashe igihe cyo gusenga, n'ubu tugisenga, kugira ngo iyo myuka mibi iteshwa agaciro, intego ya Satani ntigerweho, kuko nta muntu wavuga ngo ngiye guhagarara mbarimbure. Nigeze numva umupasiteri umwe muri Kongo asenga avuga ngo asabiye u Rwanda imvura y'impangukano, asabiye u Rwanda mugiga, asabiye u Rwanda intambara, kandi abivuga ashimitse, abivuga yemanga nka pasitoro atuvuma. Ntabwo ari ibyo, si uko abakozi b'Imana basenga ngo nta wavuma w'Imana itavumye. U Rwanda n'ubundi niho tukiva mu bibazo, ntabwo rero Imana ntabwo yahita idusubiza mu bindi bibazo, n'ibyo dufite ntibitworoheye. Abantu bose rero basenga basengera ibihugu cyangwa se igihugu, tubasabiye umugisha. Mu butumwa bwiza rero turi gutambutsa hano, nagira ngo nkubwire ngo iyi ntara Bururi, Makamba, Rumonge, Matana, Ngozi, Karusi, Muyinga, Cibitoki, Bubanza, Ngozi, Kirundo, ndetse na Mwaro na Ruyigi. Izi ntara zose uko ari 16, mbere zari 18. Ubutumwa Imana yampaye mwebwe muzikomokamo muri mu gihugu no hanze y'igihugu, mwitegure vuba bidatinze. Marayika umwami Imana agiye gukorana namwe. Igihugu cyose kigiye kwaka n'ubuhanuzi, ntabwo duceceka kugira ngo ngukunde wishime. Igihugu cyose kigiye kwaka umuyaga nkuba wa Regideso, cyaka umuyaga nkuba w'Imana. Mu by'ukuri mu Burundi hagiye kuza umunezero n'ibyishimo biturutse kuhoraho. Itariki ya mbere y'ukwezi k'umunani mwitegure kwakira marayika w'ibitangaza n'imirimo n'utwumiza, kandi uwo azanwe no gutangaza ibyururutsa umutima. Amen, amen. Reka mbwira ubundi butumwa impunzi ziri muri Tanzania, impunzi ziri mu Buganda, impunzi ziri mu Rwanda. Izi mpunzi ubutumwa Imana yampaye ku mpunzi ziri mu Burayi, impunzi ziri muri Amerika, mwebwe mwese Imana igiye gutangira kongera kubasura bwa nyuma. Abari mu gihugu mu izo ntara zose uko ziharuye, Imana igiye kubasura bwa nyuma. Uwihana yihane, ukizwa akizwe, uwegera Imana yegere, ureka ibyaha bihebe, kuko marayika mugiye gutangira gukorana. Mugiye kubona ipfu giturumbuka, mugiye kubona abantu bahunga, mugiye kubona abantu bakubitwa n'inkuba, abandi mbese Imana, intambara y'Imana n'abadede na sendi dede. Itariki ya mbere y'uko kwezi irabitangiye. Mbisubiremo, intambara y'Imana na sendi dede n'abadede
harimo abantu batumva bemera kubera ko njye mbivuze ciriritse, kubera ko mbivuze mwumva ururimi mvuga, kubera ko mbivuze u Rwanda mufitanye ibibazo, ni muri bubyemera. Ariko ibyo n'ubundi koko ari ibiri bubasohoreho, niyo mpamvu amatwi yanyu afunze, niyo mpamvu amaso yanyu atari bubibone, niyo mpamvu amazuru yanyu byumva ngo abihumurirwe ko ari Imana ije. Murabyita ibya politike, mubyita iby'abasazi, ariko njye Imana ivugana nanjye yambwiye ngo mbitangaze mu kuri no mu mpemu, mu kirundi cyiza, mu kinyarwanda cyiza. Iyi tariki hagiye gutangira sirikirasiyo yo kwimura no kwimika. Wanka wemera, hagiye gutangira sirikirasiyo yo kwimura no kwimika, kandi uwo ni umugambi w'Imana. Nta muntu ukwiye kuwushavurira cyangwa ngo ababazwe nawo. Ikibi ni uko nakubwira ngo Redi Tabara irimuye irimitse, irimuye irimitse, u Rwanda rwimuye abarundi rushyize mu buya. Njye nkubwiye ko ari Imana yabimbwiye, ariyo igiye kwimura ikanimika. Kushavurira no kundakarira ngira ngo ni uburyo bwawe wahisemo, ariko si bwo buryo wakabaye uhitamo. Excuse me, pardonne moi. Nagira ngo nkwisegureho rwose ku icyo kintu. Marayika yambwiye ngo imiti ibono yarabuze, kandi njye si homba. Activite muvoma, ibintu byarahagaze by'ingenzi bikwiye kuba bikorwa, si byo bikorwa ahubwo byarahagaze. Ni ukuvuga rero intego y'Imana ni uko mugiye kubona umugambi n'ishyaka by'uhoraho biranguruka muri mwebwe. Amen. Ibi bintu rero mubyitege, mubyitegure ko bigiye kuba utangiriye muri uku k'umunani, muzagera mu kwezi kwa 12. Ibimenyetso bimwe nagiye mbaha byarasohoye, kandi ntabwo urumva haravamo uku kwa 6, uku kwa 7, ukwa 8 tayari. Ubu buhanuzi ibimenyetso bimwe muzaba muri kubireba mwabibonye. Rero ibi bimenyetso mubyitegure kandi mubyitege, kuko impamvu dushyiramo ibimenyetso ni ukubitandukanya n'uburyo shitani ibi bintu abyita ibya politike akabitwara muri sase ya politike kandi atari ibya politike. Niba ntatumwe na politike, hagomba kubaho ibimenyetso byerekana ko ari Imana koko yavuze mushobora byose, ari igiye kwimika abami ikimura abandi. Ubu tuvugana rero ngira ngo marayika we amaze iminsi azenguruka igihugu, asura igihugu. Ntumubona kuko udasenga, nturi no kumwumva kuko udasenga, ariko bafite amaso y'imwempu n'amatwi y'imwempu bari kubyumva. Amen. Rero nagira ngo nkumenyeshe ko kandi nkubwire ko mu Burundi kigiye gukurikira nuko imbabazi z'Imana zihageze kubabarira bari mu mpimba. Namwe ubutumwa Imana yampaye nuko mugiye gutaha, mugiye gutaha kandi ni marayika ubacyuye. Aho byanyura hose mugiye gutaha, nta kindi gisirikare kibabohoje, ni umugambi w'Imana ubacyuye. Reba inkweto zawe aho ziri cyangwa se ibirato, urebe n'amatera yawe aho biri. Uhoraho yavuze ngo korera uburiri bwawe utahe. Iri jambo niba uryumvise ukarishyira mu bikorwa ukaryizera, upfuka musenga aho urushima Imana ko Imana ivuganye nawe kugiye kuva mu mpimba. Upfe kuba wihanye koko Imana yita ireba umutima wawe. Imana ntireba uruhu n'umubiri, ahubwo Imana ireba umutima. Imana ishigaje umwaka n'amezi. Mu Burundi bizaba byahindutse. Iyi manda ishigaje umwaka n'amezi. Mu Burundi bizaba byahindutse. Haleluya, bizaba byahindutse. Reka da, ntanzara iri bukurya imyaka 2, nturi bwambara ubusa imyaka 2, ntabwo uri busabiriza imyaka 2, ntabwo uri bujye mu bukene imyaka 2. Mu Burundi bizaba byahindutse, kandi Imana niyo ibihinduye, ntabwo ari umuntu ubihinduye. Ingabo zaraje, Imana yarabyemeye, ntabwo duhanura muri nza. Iyi manda rero Evariste ndayishimiye, oya hatezemo ikintu isaha ku isaha. Ishyaka ry'Imana n'umugambi w'Imana biranguruke nta maraso asesetse. Buno ni musenge, Imana yimike kandi yimure nta maraso asesetse. Umugambi w'Imana nuwo kwimika shitani da profesa abo yica, kuko buriya 2015 niyo hagira ujyaho iri kujyanaho ibibazo.
by'abapfuye kandi hari ababuza ababo tunabaremesha. Uyu munsi wa none rero umugambi w'Imana ni uwo guterura Ndayishimiye muri iriya perezidanse y'i Burundi, nawe ubwe abaye ari uwihana, abaye ari uwumva, ntabwo yahasiga ubuzima, nta n'ikindi cyakabaye kiba. Ariko harimo abantu binangira bagashaka guhangana no kurwana n'Imana, ariho bahurira n'akaga. Yego rero niyo mpamvu nari mvuze ngo nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye Sebarundi, ongera ufate amasengesho, ongera uyirize ubusa, ongera usenge. Kandi mu by'ukuri nkunda kukubona wikoreye imisaraba, Bibiliya mu ntoki, upfukamye n'idarapo ry'igihugu uri gusenga. Gusenga bimenwa n'umutima bikamenwa n'Imana, ibyo twese nta wamenya. Ibindi tuzabishima tubonye turi mu ijuru cyangwa se tugeze mu ijuru. Ariko amezi Imana yatangaje hano imbere ateye ubwoba, mukwiye kwiyiririza ubusa, mukambara amagunira mugasenga shitani yamaze gusabirizamo kandi shitani yifuza gukoreramo. Ariko mu bikorwa byo kumena amaraso cyangwa mu bikorwa byo kwica, iyi dayimoni reka sabe Burundi aho aherereye hose, ndetse n'umurundi kazi, sengera igihugu cyawe ukiyiririze ubusa, ubusa, ubusa. Kimenera amaraso yo gusonza, kimenera amaraso y'umutima, kimenera amaraso kugikunda. Ntimurwane intambara y'amasasu gusa, ahubwo murwane intambara no mu buryo bwa diplomasi muri siyanse z'umwuka. Ngira ngo urantahura kandi uranyumva cyane, uhoraho aguhezagire cyane. Umwuka w'Imana yambwiye ngo iriya ntambara uri kuyireba yaratutumbye nk'ikirunga kandi irabirirana. Ngira ngo twarasenze kuva igihe Gisekedi yavugaga ngo azahagarara ikisasa arasi Kigali. Kuva icyo gihe twe twarasenze ntabwo twabijugunye, birongera biricuma. Ubwo Ndayishimiye nawe yavugaga ngo yatanga icyo afite cyose, ariko ubutegetsi bw'i Kigali burabangamye. Twarasenze, nta muntu utabizi, South Africa ibijyamo irashyuha. Twarasenze, abasenze mwese turabashimiye. Ubu intambara igeze Uvira, ni nayo babonaga Sadek iri gutaha, iri hafi igeze nko mu cya kabiri ishiramo. Ahubwo intambara iri Uvira ubu tuvugana, iri gukomanga, iri gushaka ko Uburundi bwakingura urugi hama intambara ikinjira. No kuvuga rero mu buryo bumwe n'ubundi, hano tuje gutambutsa ubutumwa yenda se utarumenyereye, ariko wihangane tugusabe amasengesho yo gusengera igihugu cy'u Burundi. Aya mezi atatu yasengere, kwezi kwa 9, kwezi kwa 8, kwezi kwa 11, kwezi kwa 12. Imana ishaka gukuraho Evariste Ndayishimiye Generali na Majoro Sebarundi, ariko hatabaye kumeneka kw'amaraso. Hatabaye kumeneka kw'iki? Kw'amaraso. Ngira ngo wabyumvise cyane. Ishaka gukuraho Felix Antoine Gisekedi Chirombo, hatabaye kumeneka kw'amaraso. Noneho rero hari abantu nanone mukoreshwa na shitani, mwifuza ko perezida yarekura ubutegetsi cyangwa ubuyobozi ari uko hamenetse iki? Amaraso. Rero ubutumwa nkuzaniye, niba ukunda igihugu cy'u Burundi, niba ukunda igihugu cy'u Rwanda, ukaba ukunda igihugu cya Kongo, ukaba ukunda Ubugande, ibi ni ibihugu shitani yahamagariye ngo byitabire intambara, ariko Imana itubambira amahema. Nkuzaniye ubutumwa rero bw'amezi n'umunsi n'isaha ndetse n'umwaka marayika agiye gukuramo ibitangaza, agatangira guhindura ubutegetsi mu karere k'ibiyaga bigari. Bamwe bakimurwa, abandi bakimikwa, ndetse ibyo bintu bikaba ari ukuri kwishobora byose isumba byose. Umwami Yesu nashimwe cyane. Muherutse kumva sirikiraso yo guterana amagambo nk'uko nabikubwiye, iriya yari ya Satani.
yari ya Satani. Shitani yamenyereye umugabane wa Afurika ko tutazigera turuhuka, tuzahore mu buhungiro, duhore mu nzara, duhore mu makudeta, duhore mu muvumo wo kumena amaraso, ariko Uwiteka abereye Abisiraheli amagare n'amafarashi natwe yaturengera. Ubu tuvugana rero aba bagabo uko ari batatu habayeho guhiga cyangwa se gutangiza urugamba, barutangiza muri politike, rutangirira mu magambo adasanzwe bishyurana. Kuva kiriya gihe twarasenze nta guhagarara nta gusiba. Uyu munsi wa none Imana yo ikumbwira ngo nkubwire, senga amasengesho perezida abashe kuvaho hajyeho undi nta maraso amenetse. Ukwezi kw'Icyenda kugeza mu kwezi kw'Icumi na kabiri, aya mezi Shitani yayiyirije ubusa kugira ngo akora ibitero Burundi. Abadayimoni bashaka kuhagaba ibitero, nubwo yenda muzahita muvuga ngo yarabizi koko mwe ntabwo mubura ibyo muvuga, kandi nakubwiye ko nge ntari umuvugabutumwa w'abantu, ndi umuvugabutumwa w'Imana. Nguhaye amakuru ugomba gukoreraho wowe usengera igihugu. Ariko hano dufite abandi bantu ku ruhande bo bishimira ko ahari haba n'ingwano, bakabona uko basahura, bakabona uko bafata abantu ku ngufu, bakabona uko biba imitungo, bakabona uko bica abanzi babo, abo bita abanzi babo uretse ko atari nabo. Donc mwe nicyo cyifuzo, ubwo nta kitagira opozisiyo, na canigira opozisiyo cyangwa se shenigira opozisiyo. Mwese rero tubahaye ikaze, ariko ngira ngo wowe turi kumwe utega amatwi ubutumwa bwiza cyangwa se ubuvugishwa. Buno amatora ngira ngo Imana yarayagayeyo ntiyayashima, mwebwe murayashima, ariko Imana irambwira ngo ni intangariza impunzi ko zigiye gutaha, ni intangariza abari muri gereza ko bagiye gutaha. Ubwo butumwa turabutambutsa. Ni intangariza abari mu bitaro ko bagiye gukira, ni intangariza Kiranka ko ineshejwe itsinzwe, ni intangariza CNDD-FDD ko yahindura politike yayo ikinjira muri politike yubaha Imana, cyangwa se yo gukorera igihugu, cyangwa se yo kudatakaza no kudatanga ibyo nakita ibimazi ibiha Shitani. Ariko Yesu yaranesheje kandi Yesu yaratsinze, ibyo byose byagiye bitambuka. Evariste Ndayishimiye ni umuntu abantu batekereza bose bakavuga ngo ese koko azavaho nta maraso asesetse? Yego, ari Imana ibikoze, aravaho amaraso adasesetse hamwe no gusenga kwacu. Ese mwebwe mushyigikiye ko yavaho hasesetse amaraso? Gusenga kwacu kwaba kumaze iki? Kwiyiriza ubusa kwacu kwaba kumaze iki? Ibikorwa byacu byaba byaratanze uwuhe musaruro niba twaba dukunda igihugu tugasengera igihugu, umuntu akavaho koko habaye ingwano? Ni ukuvuga ngo ntabwo kuba rero twebwe tudashyigikiye intambara cyangwa tutanemera intambara si uko idahari bigaragara. N'amaso y'umubiri n'uw'umubiri n'abanyepolitike bisanzwe, uretse ko twe tudakurikiye BBC cyangwa Ijwi rya Amerika, twiyumvira ibyo Mwuka Wera tubwiye, ariko n'amaso y'umubiri arayibona rwose. Intambara ifashe Kibitoki, intambara ifashe Bujumbura rirare rwose, intambara ivuga. kandi sahizi ntabwo iyi ntambara yapfa kuba yoroshye, yaba ari intambara y'akasamutwe. Rero Satani ni umugome. Shitani yashatse kwihisha muri aba bakuru kugira ngo ibakoresha iforosinga intambara mu bene gihugu, mu baturage, tuba ari twe tuhababarira. Ariko dukomeje gusenga iyera, dukomeje gusenga iyo kwizerwa, dushimira Imana ko Yesu yanesheje isi n'umubiri na Shitani. Uyu rero Sebarundi ni umuntu mwebwe mubona mukareba itangira rye, mukareba iherezo rye, ariko twebwe iyo tubibonye mu mwuka, niyo turi kubireba mu mwuka, reka nkubwize ukuri. Mu by'ukuri rero reka twerekeze mu munota wo guhesha abantu umugisha. Nitumara rwose turakomeza cyangwa turagaruka. Amen. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ninjye ukinga ntihagire ukingura. Shyize imbere yawe urugi rukinguye, nta muntu ushobora kurukinga. Kubera ko Imana ishyira urugi imbere yawe rukinguye rw'ubutabazi, abarozi bakarukinga, cyangwa amashuri utiza akarukinga, cyangwa izindi mpamvu izo ari zose zikarukinga, ntabwo ruba rwakingutse. Rero
Imana cyangwa se Yesu Kristo mu butumwa bwiza uko bwanditswe mu byahishuwe mu gitabo cya Yohana yaravuze ngo igice cya 3 umurongo wa 7, ninjye ukinga ntihagire ukingura, kandi ninjye ukingura ntihagire ukinga. Nzi imirimo yawe, wiswe umunyabyaha kuva ariko witondeye ijambo ryanjye. Dore ntegetse abayuda biyitirira izina ry'ubuyuda ariko atari bo, mbahatiye kwikubita imbere yawe. Ni ukuvuga ngo ari ku murongo ushaka kuvugaho nuhakenera urahasoma kubw'iminota mikeya dushaka gukoresha. Imana igukingurira urugi, ruba rwafunzwe n'igisekuru karande, ruba rwafunzwe n'abarozi, ruba rwafunzwe na shitani. Nta kintu Yesu adafitiye urufunguzo, nta hantu Yesu adashoboye gufungura, nta password n'imwe Yesu atagira. Telefone zanyu zose zibamo amapassword, mashine zanyu zibamo amapassword, imodoka zanyu zose zibamo amapassword, ibipangu byanyu bibaho amapassword, ndetse n'umutima wawe ufite password. Ariko nabaho muri iyi si ndi umuvugabutumwa w'umuhanuzi Prophete Marite, sindabona urugi rwananiye uhoraho Imana kurukingura. Mu ijambo rimwe n'irindi sindabona ikigeragezo cyananiye Imana. Niba ari ikigeragezo ufite cyo gupfusha, niba ari ikigeragezo ufite cy'urubyaro, ikigeragezo ufite cy'amagambo, ikigeragezo ufite cyo kubeshyerwa, n'ikigeragezo cy'abanyeshyari. Ndetse nanagaruka kuri uyu muntu witwa Pafire mu mwitondere. Umuntu witwa Pafire, abantu benshi mwamumbajije kuri WhatsApp. Pafire ntabwo tuziranye cyane, ariko numvishe inkuru yakoze ku muntu witwa Kavamahanga. Rwose suri amasegonda 10. Pafire uzatera intambwe yo gusaba Kavamahanga imbabazi, koko Pafire ise ni pastor, ubwo mama ni pastor kazi, pasiteri na mama pastor, ababyeyi be n'aba pastor. N'uyu Kavamahanga n'umuryango wa Kavamahanga, ubwo Kavamahanga n'umugore we nabo n'aba pastor kazi. Ntabwo numva ukuntu ushobora ibi bintu bibaye kuri so, ntabwo wacana kamera. Musaza w'uruhara nka ruriya w'umuhanuzi, nta muntu n'umwe utazi ko Kavamahanga kuri YouTube yahanuye ubuhanuzi ngo busohore. Kandi Pafire afite ibiganiro birenze 10 cyangwa se video zirenze 20 uyu Kavamahanga yamuhaye. Kubera icyo uvuga ko Kavamahanga agikuzimu kandi yaraguhaye video kandi ukazishyira ubusuri buzisibe? Kavamahanga agikuzima te waramwakiriye kuri channel ukahamya, mukaririmbana, mugasengana nk'abakristo bose bo muri ADPR. Buno rero Kavamahanga mbonye ko wabaye nk'umuhagurukira, reka mbivuga uko, ariko Bibiliya iravuga ngo wubahe so na nyoko uramire mu gihugu. Uriya ni papa wawe saplus 100%. Mbonereho no kubwira abakristo tugendana, agakiza karubaha, agakiza karasonera, agakiza kagira ibyo gatinya, agakiza kagira aho kagarukira. Ururimi rutukana ruvamo, ururimi rugaya rukengera ruvamo. Tuje kurwanya shitani, ntabwo turi kurwanya abantu. Rero Bibiliya iravuga ngo ni mwikoreranira imitwaro. Ngira ngo wakabaye umvuga uti reka sengere urugo rwa Kavamahanga, reka ningingire Imana Kavamahanga imutabare. Uyu munsi wa none rero bantu munyura kwiza imboga ngurukana bumenyi murebe ibintu byo ku masanamu. Kavamahanga tumusabiye kwihangana n'umuryango we, yahuye n'uruva gutashya. Koko ibi bintu ni ibinyoma, ibi bintu ni shitani, ni ibinyoma. Nta rugo rwubatse 100%, abantu bafite ingo murabizi. Ariko buno niba navuga, buno murebera ikote ry'umukara nambaye n'iyi shati y'umukara nambaye, purito y'umweru. Ariko ubu sinavuga isengero irimo imbere ngo mvuge boxer irimo imbere, cyangwa se umuntu wakuvuga akavuga isuti, akavuga ikariso, akavuga umwenda w'imbere kandi ari kureba uw'inyuma. Ako agakiza kajya kuvuga ibintu byo mu buriri, agakiza kajya gukoza umuntu isoni, agakiza katarimo discipline, ntabwo ari agakiza. Rero numvise ibi biganiro bye birambabaza, ndetse na Pafira byumve, ntabwo iyi nkuru ntitwayishimye. Ikibi cyabahijwe ugaseka, kandi icyo kibi gikwiye kuba kuri shitani. Ngira ngo rwose niba rwose uri umukozi w'Imana Pafire tuzi, bikaba nta bindi bintu ahubwo we bikurimo, kuko nushaka ngo Kavamahanga afite imbaraga akoresha zikuzimu,
nge simbyemera. Kavamahanga n'umupasiteri nzi n'ubu ukiri umupasiteri ADEPR ntiyamuhagaritse. Izo mbaraga regional atabonye umuyoboye mu rurembo, abadiyakoni ahagarariye ntibazibone, mu rusengero bakamusengera ku pasiteri ntibazibone, Kavamahanga agahanura izo mbaraga ntimuzibone, zikabona Pafire wenyine mu gihugu utaramusengeye umwana. Pafire ungana n'abana biwe bifura. Imana yaguhishuriye twe ibyo bintu tutigeze tubona ngo tubibone, ukaba ari wowe ubibona. Pafire wasubiye ku rufatiro, ibi bintu wabijyamo bikaba ari wowe bisubirana inyuma, cyangwa bikari wowe byanduza cyangwa bihumanya. Ibi bintu wabyihoreye ndetse mbwire n'izindi cano ziteguraga kumukoraho inkuru Kavamahanga rwose zimusebya zimuharabika imbere y'ishobora byose. Umuhanuzi agira ingingo imurengera yitwa ko ari umuhanuzi. Niba Kavamahanga ari umuhanuzi utarihamagaye utaritoranyije, biriya bikorwa byose mwese mwamubonyeho n'imbuto n'ibindi Imana yamukoresheje. Mwese muri gukora ibi bintu ntabwo bizijyana, nubwo ataje ngo ahangane namwe, ataje ngo yisobanure, yenda ntazajya no muri RIB simbizi, ariko imbere y'ishobora byose mbaye nkuvugira Kavamahanga. Nta muntu ukwiye kwandagaza umuhanuzi. N'undi uwo ari we wese na leta y'u Rwanda irabuzanya. Niba utangaza inkuru, witangaza inkuru y'ubwambure bw'umuntu, witangaza inkuru ici gikuba imitima abantu. Uriya ni umushumba n'umupasiteri. Intama zose uri bugwishe hasi Pafire, noneho bakaguha amayero 2 cyangwa amayero 20, cyangwa se wowe ugashaka kuzamuka ukamumanura. Kavamahanga umujyana i Burayi. Pafire wowe wagiyeyo ko ufite fame, kuki utadiriringira abandi? Kavamahanga uri murabeshya rwose. Ntabwo Kavamahanga ngo waradiririnze umuha pase y'i Burayi. Icyo kintu rwose ntabwo ari cyo, ndemeranya n'Imana ko atari cyo. Hama rero nge buriya ngira ngo rwose uko niko kuri nahamya kuri Kavamahanga. Kavamahanga nta myuka mibi, ahubwo asenda imyuka mibi. Hama cyakora na Yesu bigeze bavuga ngo ni shebuja w'abadayimoni, ariko ababivuze ngo ni shebuja w'abadayimoni ntabwo barabizera be, ntabwo bari opposition. Simamya rero ko Pafire Kavamahanga yaguhaye igaburo, mukorana ibiganiro. Ntabwo umuntu waguha igaburo mugasangira urwibutso rw'umubiri wa Kristo, mukanwana igikombe cy'amaraso ya Kristo, ugasubira inyuma ukamwambika ubusa. Bibintu turabyamaganye, turabyiyamirije mu izina rya Yesu Kristo wabambwe. Iyo ni impwemu mbi, iyi ni imyuka mibi, iyi ni shitani. Yaguhaye igaburo ari shitani ntiwamubona. Ajya i Burayi umuha pase, umwoherereza abantu nk'uko uri kubivuga, uzi ko wohereje dayimoni nk'uko uri kubivuga ngo afite abadayimoni akorana nabo, ngo warasenze Imana irabikwereka. Hamase ubwo abo bantu urabafasha iki? Hamase izi ntama Pafi ubu uzazibwiriza uzigarure muri Kristo Yesu, urazigwishije urazisenya. Kavamahanga hari irindi zina mwari mwumva avuga ritari Yesu Kristo, ritari Imana Data, atari Mwuka Wera. Ariko uyu munsi koko abadayimoni iyo bakubonye ugwaho, Kavamahanga iyi ni dayimoni muhozi. Ubu butumwa rwose urugo n'urwawe, mugore murabana, niba mwaragiranye n'ibibazo, twese tugira ibibazo mu ngo cyangwa se bizanabaho. Ubu se Ezekiyeli ko umugore we yahukanye, tureke Ezekiyeli. Pastor Claude ashatse kangahe? Pastor Mutesi ashatse kangahe? Ntashatse abagabo 5. Ubu se Pastor Mutesi azarimbuka? Mama Asi ejo bundi ko bamufotoye ari koza umugabo, uriya mugabo bahuriye mu mategeko se yarasezeranye, si umukristo muri ADEPR. Ubu se Tewe ntafite abantu 8, si umuhanzi. Ivuga butumwa rye ntirikomeje, ntimumutumira ubutumwa bwe ntitubwumva. Uyu munsi wa none rero uti Kavamahanga inkicitse amabere ishyano ricitse umurizo. Reka nigarukire twerekeza ku musozo. Nagira ngo mbwira abantu ko nta rugi na rumwe uhoraho atajya akingura. Mu izina rya Yesu Kristo muri aya mezi 3, icyifuzo ureretse, umutwaro wari ufite, intego wari ufite, umugambi wari ugambiriye, ahantu washakaga kugera, ibyo washakaga gukorana n'Imana, waranditse mu ikayi, mu mutima wawe urandika, hano hose urakora, uragerageza uravuga, ariko mu izina ry'Iyampamagaye kwizerwa no kwiringirwa, Imana twasenze tukakorera hanze y'u Rwanda, Imana ikatuzamura
mu gihugu mu nzego zo hejuru, idukuye hasi, Imana ikatuzamura mu buryo bw'umwuka, Imana ikatugabiza umurimo mu itorero Pentekoste, Imana igakorana natwe imirimo n'ibitangaza kugeza ubwo nashinga intahe cyangwa se ngahamya ko Imana imaze kuzura abantu idukoresheje. Iyo niyo Mana nyamana ndi gutangaza ko muri aya mezi 3 muri aya masengesho turimo, Imana iguhezagire mu izina rya Yesu Kristo, iguha umugisha. Amen. Nagira ngo rero mbwira umuntu wese, saba umuntu wese rwose apfuke mwene se. Ubu se Pafire natwe ducukumbura amakosa ye, duhamagara izindi cano tuziranye, tubeho ducuruze ibintu nk'ibyo. Oya, Pafi turagukunda icyo tukwifurije no gukizwa no guhagarika ibi bintu byanaba byiza, inyungu bikurikiranye mibi. Inyungu wari ufite ni yuko wagumana umushumba wawe mu mahoro, ariko ibi ngibi nubireke pera ugatakaza umushumba, ugatakaza inshuti y'umushumba. Kereka iyo abari kava amahanga waje akakuvuga, niho cyari ikibazo, twari kuvuga tuti umushumba yarengereye. Ngira ngo kava amahanga ntaricara ngo avuge izina Pafire, ahubwo twe twumiwe, twe twatangaye. Rero Imana yo mu ijuru itabare umurimo wayo, irengera abantu bayo. Reka dusenga n'Imana. Koko kuva mu itangiriro navuze ubuhanuzi, mvuga ubutumwa bwiza, nubwo ntafashe umwanya wo kubwiriza kubw'iminota ibaye mike, gihe cyacu kigeze, ariko ngira ngo uwizera azabona amasezerano. Ndagushimiye Mwami Yesu, ubutumwa bwiza kandi ubuhanuzi dutambukije ubuherekesha umwuka n'umuriro, marayika usohoza, marayika w'ijambo, marayika w'imirimo n'ibitangaza akore, koko ari ubuntu turaba tugiriwe. Himbazwa rero, uhagararane natwe, ubane natwe mu murongo turimo w'ivugabutumwa, ufasha abarushye n'abaremerewe, kandi womora imitima, ukiza imitima, kandi usoma urwandiko ruri kuri buri mutima uguteza ugutwi. Mwami Yesu, ndagushimiye ko atari twe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro none n'iteka ryose. Amen.